Yes, amahoro y'Imana kuri mwese n'ibihe byiza muri rusange. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeje kugenda mugubuga neza cyane mu bice bigiye bitandukanye muherereyemo, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, umujyi wa Kigali no hanze y'u Rwanda hose. Nizere ko mumeze neza cyane. Ndagira ngo tuganire ku magambo ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni amaze gutangaza mu kanya gato cyane, ndetse anateguza abantu ikiganiro cy'amateka. Rwose ibingibi ndaje tubyinjiremo, ndabyinjiranamo n'abantu bamaze gukanda subscribe rwose, by'umwihariko abakunzi bacu mudukurikira buri munsi. Rwose mwumve ko muri abantu b'agaciro, nawe utubonye bwa mbere rwose icyo nakubwira no kukubwira ngo ukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byose bigezweho, by'umwihariko muri politiki na diplomasi mu karere, byose bikugere ku gihe, ibintu bimeze neza cyane. Ni mu kiganiro mu kanya gato aherutse kugirana n'ibitangazamakuru bikomeye cyane mu masaha 3 ashize, by'umwihariko harimo Jeune Afrique ndetse n'igitangazamakuru cy'igihugu muri Uganda, agaruka ku mwuka mubi hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo, yongera no kugaragaza ko leta ya Uganda ifite icyo igiye gukora kandi ngo gikomeye cyane, kinatanga igisubizo kirambye mu mwuka mubi hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo, cyamaze no gukwira akarere. By'umwihariko murabizi ko iki kibazo cyamaze kwambuka kigera mu Burundi, ndetse biravugwa ko na Tanzania yamaze kwinjira muri iki kibazo. Ibyo ni ibintu bikomeza kugenda bigarukaho n'ibitangazamakuru bikomeye cyane, ndetse mu mboni z'abasesenguzi babona ko uko imyaka ikomeza kugenda yiyongera, iyi ntambara ishobora kuzafata indi ntera ndetse ikaba yanakwira Afurika yose, cyangwa se ikagera no mu bindi bice bitandukanye bya Afurika. Ibyo ni ibintu nshaka ko tuganira muri ubu buryo, by'umwihariko twifashishije amagambo ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni ubwo yaganiraga n'ibyo bitangazamakuru bikomeye cyane. Kimwe mu bibazo bya mbere agaragaza ko leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Kongo, impamvu ibi byose bimara igihe nuko buri ruhande rwitana ba mwana, ndetse ngo bakanahitamo nabi uwababera umuhuza. Icyo ni ikintu gikomeye cyane ku bwanjye. Rwose nsa nkaho nemeranya na Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Rwose mbona ko amagambo yatangaje, ubona ko niyo magambo y'ukuri ndetse anakwiriye, kuko kimwe mu bintu ukwiriye kuba wamenya kinagoye, nababwiye nagiye ngarukaho kenshi, by'umwihariko abantu mukurikira ibiganiro byacu murabizi, narababwiye ngo nta na rimwe umuzungu azigera akunda umwirabura. Iyi leta zunze ubumwe za Amerika mubona ni igihugu kiri aho ngaho, gifite ubukungu bumeze neza, ndetse kinatanga inguzanyo ku bihugu bya Afurika. Bo icyo bakora ni ukureba ngo ese nihe hari inyungu, ni uruhe ruhande ruriho inyungu ngo turuhengamireho. Kuko mpamya ntashidikanya ko iyi ntambara ya Kongo iramutse ihagararaye cyangwa se ihagaze, ikaba haza ituze ndetse n'amahoro hagati y'ibihugu byombi, hari ibihugu byinshi byabihomberamo. Ibyo bihugu icya mbere ni leta zunze ubumwe za Amerika, zifite inyungu zikomeye cyane bakura muri iyi ntambara ndetse n'umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi, ndetse Ububiligi nabwo buza ku mwanya wa kabiri w'igihugu cyungukira muri uyu mwuka mubi hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo. Niyo mpamvu iki kibazo kimara igihe, kikamara imyaka n'iyindi. Kuba ibihugu nka Uganda, ibihugu nka Tanzania byanga kwivanga muri iyi ntambara mu buryo bwo kuba badashaka kwiteranya n'ibihugu, ndetse murabizi ko umubano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda nta kibazo kirimo. Rwose umubano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda nta kibazo kirimo. Leta ya Uganda irareba ikavuga ati gufata uruhande byagorana, ndetse byaba bisa nkaho turi gukoresha amarangamutima, kuko buri bihugu byose ni ibivandimwe, ni ibihugu by'ibibanyi nk'uko abarundi babivuga. Ndetse wajya kureba no hepfo mu Burundi naho ubona ko umubano wabo ndetse na Uganda n'ubundi ubona ko nta kibazo kirimo gikomeye cyane. Ubona ko ni ibihugu bisa nkaho Uganda ari inshuti ya bose, ariko Uganda noneho igihe kirageze ngo ikoreshe ukuri, ndetse ngo inerekane umurongo w'uburyo ibibazo byakemukamo, kuko uyu mugabo Perezida Yoweri Kaguta Museveni ni umwe mu basobanukiwe neza iby'aka karere, ndetse by'umwihariko dushingiye ku mateka, tugashingira ku buryo buri gihugu cyagiye kibona abayobozi. Ubona ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni afite ukuboko gukomeye cyane mu gushyiraho umuyobozi mu Rwanda, ndetse Perezida Yoweri Kaguta Museveni ikindi ukwiriye kuba wamenya, ni umwe mu bagize uruhare rukomeye cyane mu gushyiraho imiyoborere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bigasobanura ko leta ya Uganda ariyo zingiro cyangwa se ari wo muti w'ikibazo, nk'uko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yabigarutseho. Byananteye kwibaza, ndetse nsubira inyuma mu mateka, ndeba uburyo ibintu bimeze, ndetse ndeba impamvu Uganda ishobora kuba urufunguruzo rw'ibi bibazo. Mbona ko Uganda izi amateka y'u Rwanda, Uganda izi amateka ya Kongo. Muri make, uko leta zunze ubumwe za Amerika zakumva iki kibazo n'uburemere bw'iki kibazo, ntabwo ariko leta ya Uganda yabyumva, kuko Perezida Yoweri Kaguta Museveni ni ibintu arimo nyine, ni ibintu akurikirana umunsi ku munsi, ndetse avuga ko yagerageje kuganira na Perezida Tshisekedi ndetse na Perezida Paul Kagame, ariko yongera gukomoza ku kintu gikomeye cyane. Rwose avuga ko
byaba uyu mwaka byaba umwaka utaha ngo ari gutegura ikiganiro gikomeye cyane kigomba kubera mu mujyi i Kampala kigahuza abagabo batatu mbabwiye barimo perezida Antoine Felix Tshisekedi, kirimo perezida Yoweri Kaguta Museveni ndetse na perezida Paul Kagame. Icyo ni ikiganiro yateguje abantu ndetse agaragaza ko Uganda igiye kwiyemeza no kwiha intego zo kurangiza iki kibazo ndetse igakoresha inzira izo ari zo zose zishoboka nyuma y'uko iki kibazo kimaze kurambirana mu mitwe y'abantu, ndetse by'umwihariko aza no gukomoza ku mutwe wa FDLR ndetse avuga ko yigeze kugirana ibiganiro na minisitiri w'ingabo muri Congo ndetse amugira inama yo kwitandukanya na FDLR kugira ngo iyi FDLR ibisa nkaho icika intege kugira ngo ibe yanashyira intwaro hasi, dore ko n'ubundi support babona ari ituruka ku ruhande rwa leta, yaba y'ibikoresho yaba iy'amafaranga n'ibindi bigiye bitandukanye babona. Iyi FDLR ubona ko n'ubundi bituruka ku ruhande rwa leta. Iyo leta igiye kugenera ishimwe cyangwa se amafaranga ingabo za leta, n'ubundi FDLR nayo ibigenderamo kuko n'ubundi bamaze kuba umwe. Icyo ni kimwe, ariko perezida Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko yasabye minisitiri w'ingabo, ubwo byari muri 2024, amusaba kwitandukanya cyangwa se gutandukanya ingabo ze n'umutwe wa FDLR kugira ngo abantu babona aho bahera bashyiraho ibiganiro ndetse n'u Rwanda rubone uko leta ya Kongo itari kwifatanya na FDLR. Aravuga ati leta y'u Rwanda biragoye ko yabumva kuko mwamaze kwifatanya n'umwanzi w'u Rwanda. Umwe mu bavuga ko isaha yagaba ibitero ku Rwanda wagiye unabigerageza mu bihe bigiye bitandukanye. Ikosa rikomeye mwakoze ni ukwivanga mukanifatanya n'uyu mutwe wa FDLR, ndetse arabimusaba ndetse birangira ngo bemeranyije ko uyu mutwe wa FDLR ugiye kwitandukanya n'ingabo za leta cyangwa se n'uruhande rwa leta. Ariko n'ubundi ubona ko nta kigeze gihinduka, ubona ko byakomeje muri uwo mujyo. Ibyo byose ni ibintu bigaragara, ndetse umunsi ku munsi murabizi ko imirwano ingabo za leta zijyamo n'ubundi usanga iri gukomeza kuba iri kumwe na FDLR, ndetse umunsi ku munsi n'ubundi bikorwa ingabo za leta zikora n'ubundi FDLR nayo irimo, ndetse mu buryo busa nkaho buteruye. Leta zunze ubumwe za Amerika zo kubwo kuba zifite inyungu muri iyi ntambara, iyo ureba mu mboni z'umusesenguzi cyangwa se n'undi wari we wese ubasha kumva iby'aka karere cyangwa se ibibazo biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'akarere muri rusange, ubona ko Leta zunze ubumwe za Amerika icyo zikora ni ugufata uruhande, zikareba rwa ruhande rusa nkaho rufite icyo rwatanga cyangwa se icyo Leta zunze ubumwe za Amerika yakuramo, akaba ari rwo babogamiraho mu buryo bw'inyungu nyine nababwiye muri iyi ntambara. Leta zunze ubumwe za Amerika nigeze kubaha urugero mu gitondo. Leta zunze ubumwe za Amerika imeze nka wa muntu uza guhosha inkongi cyangwa se ahantu hari gushya, ariko akazana peteroli. Akaboko kamwe mukamubona ko nyine azanye ubutabazi, ari gutabara, ndetse ariko mu buryo bw'ibanga cyangwa se mu buryo abantu batabona, akazana peteroli agakongeza akajya ku ruhande akareba uburyo bigurumana. We afite ibyo ari gukuramo, afite ibyo ari gusahura. Muri make uwo muntu nk'uwo nta na rimwe azigera atanga igisubizo cya nyacyo. Leta zunze ubumwe za Amerika nta bubasha nta n'ubushobozi ifite bwo guhagarika iki kibazo cyangwa se bwo guhagarika iyi ntambara iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo ni kimwe, nk'uko byagiye bigarukaho cyane na perezida Paul Kagame. Yavuze ko leta y'u Rwanda, leta ya Kongo, leta y'u Burundi ndetse na leta ya Uganda zikwiriye kujya ku meza, kandi ngo niryo zingiro ry'ikibazo. Ibyo byose ni ibintu abantu bumva bakabirenza amaso, ariko iyo ugiye kureba n'ubundi ubona ko ibi bihugu mbabwiye byose uko ari bine, ubona ko niryo zingiro ry'ikibazo. Kuko ntabwo wambwira ngo umunyamerika azi neza amateka y'aka karere kurusha umugande, umunyamerika ntabwo wambwira ko azi aya mateka y'akarere kurusha umutanzania. Ibyo ni ibintu bidashoboka, ni ibintu utanyumvisha niyo byagenda gute, kuko iyi Uganda amateka yose y'aka karere irayazi. Perezida Yoweri Kaguta Museveni we ubwe ku giti cye akubwira ko yatangiye kubona ibibazo ari mukuru, ari ku butegetsi, ndetse yafata n'imyanzuro ikomeye cyane ishobora kuba yagirira uruhande rumwe akamaro, ariko yanga gufata uruhande. Icyo ni ikintu agarukaho buri munsi, ndetse avuga ko ubwo ibibazo byatangiraga yagerageje gukumira, ndetse bamwe mu batavuga rumwe nawe baza gushyiramo imbaraga, yaba kuri leta ya Kongo n'ubundi ngo ni kenshi yagiye aganira n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo barebe uburyo bashyiraho iherezo ry'ibibazo, ariko ukabona ko uruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi ubona ko nta mwanzuro ukomeye cyane, nta n'umuti, nta n'ubushake bwo gushaka umuti w'iki kibazo. Ibyo ni ibintu bikomeza kugenda bigaragara.
ibyo byose rwose nibyo bintu ukwiriye kuba wamenya. Ariko ikindi ukwiriye kuba wamenya nuko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yamaze guteguza ikiganiro gikomeye cyane, ndetse agiye guhuriza hamwe uyu Perezida Yoweri Kaguta Museveni agiye guhuriza hamwe Perezida Antoine Felix Tshisekedi ndetse na Perezida Paul Kagame. Ibyo no kugenda tubanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba n'uburyo bigomba kugenda birangira.